iki nicyo kigaragaza ko ufitanye isano n'Imana uri mu rugendo rujya mu ijuru. Kera twajyaga twibaza impamvu, ngira ngo kandi sina kera gusa, umuntu ashoboraga kwicara kuri filime amasaha 3 cyangwa se kuri seri akava saa 3 z'ijoro akagera mu saa 10 mu gitondo akiri kureba seri ama episode 40 ingahe atarasinzira akimeze gutya gikanuye. Ariko wamuhereza ijambo ry'Imana cyangwa icyigisho iminota 30 akaba yatangiye kurota. Raho neza, mumeze mute? Amahoro ya Kristo aba muri mwe, ikaze nkuko bisanzwe kuri channel cyangwa kuri studio za RDM Revival Discipleship Ministries. Tubahaye ikaze nkuko bisanzwe, ndi kumwe na mugenzi wanjye, njye ni Christelle nanjye Emmanuel. Tubahaye ikaze nkuko bisanzwe. Mumeze mute? Tumeze neza, turashimana Christelle. Makuru ni meza rwose kuri kwibona. Nta kintu gifitiye gishyashya batubwira muri aka kanya? Muri aka kanya ikintu gishyashya nabwira abantu, nabwira nawe, nuko Imana iri gukora ibintu bitangaje. Hari ibintu Imana ijya idukorera ukabyuka ufite umunezero, ugashimira Imana. Aho ndashimira Imana kubw'imirimo yayo mu buzima bwanjye, kandi sinjye gusa, ndabona nawe umeze neza, ndetse kandi nawe ndabona umeze neza. So turashima Imana rero kubw'iyo mirimo yose badukoreye, tukaba turanga dushima Imana. Nukuri Imana ishimwe. Amen. Nawe imirimo iri gukorwa bimeze neza? Imirimo irakorwa rwose. Imana ishimwe ko Imana iri mu kazi. Arakano yonga Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi rwose. Amen. Amen. Reka dutangire rero duha ikaze abantu bacu nkuko bisanzwe, ukomeretse wumva byanze mu buzima, tuguhumurize ngo uyu munsi byakanga ariko ejo bigakunda. Ikintu kimwe gusa ni ugukomera ku Mana yawe, ukagumaho ntucike intege. Tubahaye ikaze rero sasa. Emmanuel, twatangira n'isengesho ukadushyira imbere y'Imana. Murakoze cyane Christelle, kandi urakoze nawe kudukurikiye, ufata umwanzuro, gufata umwanya kugira ngo urebe zino message. Turabishimiye cyane kandi Imana iguhe umugisha. Twemero dutangire n'isengesho, dushimira Imana, twiragize Imana kugira ngo uyu mwanya tuvuze kumara tuganira ijambo ry'Imana rize kuba kuko ari iry'Imana. Ntibi bitekerezo bya Christelle cyangwa se ibitekerezo byanjye, ahubwo Imana yo mu ijuru ivugire muri twebwe. Reka twemere Imana ikwere muri twebwe. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye kubw'ineza, kubw'imbabazi, kubw'impano y'ubuzima. Tugushimiye ko turi bazima kandi ko n'uyu nguyu dukurikiye nawe ari muzima, ameze neza. Turasenze rero kugira ngo uyu mwanya twinjiyemo kumva ijambo ryawe no kuriganiraho, Umwuka wera abane natwe, atuyobore kandi adushoboze. Ndasenze ngo iri jambo rikore icyo ritumye mu buzima bwacu ndetse no mu buzima bw'ugiye kuryumva, ryubake, risenye kandi riheshe umugisha abagiye kuryakira mu izina rya Yesu Kristo. Nasenze kugira ngo ikintu cyose cyaribangamira gikurweho, ahubwo ubushake bwawe abe ari bwo busohora. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Murakoze cyane Christelle. Namwe murakoze cyane ku isengesho ryiza udusengeye. Hanyuma rero uyu munsi hari topic nk'ibisanzwe nateguye, ndavuga ati nanone uraza kudufasha gusobanukirwa neza. Hari topic, umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umubibyi. Umugani w'umubibyi. Matayo 13 nasoma Matayo 13 ku murongo wa mbere, hanyuma ukaza neza kutuganiriza cyangwa se ukaturamburira neza uwo mugani tukarushaho kuwusobanukirwa, kuko numvisha abantu bawusobanura ukuntu bitandukanye. Dusome cyangwa dusomere? Dusome nta kibazo. Matayo ibice 13 ku murongo wa 3 aba ariho duhera kugira ngo tutatinda cyane. Topic umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umubibyi. Abigisha byinshi, abacira imigani. Aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa mu kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure.
izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma, izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga, izindi zigwa mu butaka bwiza zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 50, bityo bityo. Ufite amatwi niyumve. Amen. Tumanuke gato rero tugere no ku murongo wa 18. Okay. Wenda utarakomeza nko ku murongo wa 18, Christella, udukurikiye tujye kuganira kuri uyu mugani nkuko Christella amaze kubitubwira, umugani w'umubibyi. Yesu ari kwigisha agera ahantu aterura icyigisho nkuko yarasanzwe yigisha, abacira umugani, aribyo nyine Christella avuze ngo ni umugani w'umubibyi. Afite icyo yarashatse kubabwira. Umugani tubanze duhera aho ngaho, yabaga ari inyigisho ariko izimije, nkuko mu busanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi tujya twumva imigani ya Kinyarwanda, imigani y'Ikirundi, ndetse nta rurimi rutagira umugani. Ariko iyi migani iri aha ngaha ni imigani Yesu yajya agaca ifite igisobanuro runaka ishaka kuvuga. Niyo mpamvu ku muntu utarasobanukirwaga uwo mugani ntabwo ari kumva icyo Yesu avuze. Niyo mpamvu rero kuri buri mugani wose Yesu yavugaga yarawusobanuraga, uwadasobanuriye muri rusange, uretse ko nta niyo yasobanuraga muri rusange, yayisobanuraga abigishwa be gusa. Niho ababwira ngo mwebweho mufite umugisha ukomeye kubera yuko mwahawe kumenya iby'ubwiru bw'Imana. Hari igihe Imana iguhitamo ikakugirira, sinzi reka mbyite ngo ni icyo gikundiro, ikaguha kumenya iby'ubwiru bwayo. Wumve ko Yesu yari afite abantu benshi bari bamukurikiye, ariko nyuma yo kuvuga uwo mugani agafata abandi 12 gusa akaba arabasobanurira uriya mugani. Ahangaha rero atangira avuga uyu mugani arababwira, ariko n'abigishwa be nubwo bari bamaze iminsi bagendana ntabwo bawumvishe. Birashoboka ko rero n'umuntu dukurikiye nawe ushobora gusoma amagambo nk'aya, umugani nk'uyu ntumve. Umugani w'umubibyi, ngo uwo mubibyi yabibye imbuto, zimwe zigwa mu nzira, izindi zigwa ku kara ahantu hari ubutaka bukeya, izindi zigwa mu butaka ariko harimo amahwa, izindi ziza kugwa mu butaka ahantu bwiza. Ibi bintu birimo birasobanura iki? Ni cyese arimo arashaka kuvuga ahangaha. Ni ngombwa ko tuganira kuri uyu mugani, uretse ko dufite amahirwe ko Yesu ubwe yarawusobanuye, kugira ngo ntiwenda warugeze tugiye ku murongo wa 18. Ariko ntarakomeza kuri aho ngaho ngize ikibazo gito. Kuki Yesu Kristo yafasha abo bigishwa akababwira ngo ni mwebwe ngiye kubwira gusa abo 12? Kuki atabwiye amagana n'amagana yari amukikije aho ngaho ngo abasobanurire, ahubwo yakundaga kubabwira mu migani? Urumva ntibanabimenyaga. Ndizi wadusobanura neza iyo mpamvu tugasobanukirwa. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'imigani 25:2 ngo icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu ihisha. Ariko icyubahisha abami bo bagenzura, bazana ibintu mu mucyo. Ibintu by'Imana rero ni ibintu bikomeye. Iyo Imana iguhisemo ikaguha impano runaka, ikaguha umugisha runaka, ikaguha kumenya ikintu runaka, nuko hari icyo ishaka gukora. Ntabwo ibintu by'Imana bikwiriye gupfa ubusa. Ubwo niba Imana iguhaye kumva ikintu runaka, hari icyo ishaka ko ugikoresha. Bariya 12 icyo bari batandukaniyeho n'abandi nuko bagombaga kwamamaza ubutumwa bwiza nyuma y'uko Yesu agiye hehe mu ijuru. Bagomba guhabwa special care kugira ngo bamenye n'ibyo abandi batamenye. Nyuma Yesu amaze kudupfira, amaze kujya mu bwami bw'Imana, bazasigare bo basobanukiwe bigisha abandi. So nibo akenshi Yesu ya focusingagaho. Ariko kandi nanone tuvuga ikintu hari ikintu cyitwa ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana, kubasha kumva ikintu, ukabasha gukora ikintu runaka, n'ubuntu Imana yakugiriye bitewe n'icyo ishaka kugukoresha. Ntabwo ari ukubigiramo uruhare. Nibyo umuhanuzi Yesaya yavuze ngo ngazabavugira mu migani kugira ngo abantu batabyumva ngo babisobanukirwe. Nyine hari abo Imana ibishaka kubihereza kubw'umurimo yagize gute yabahamagariye. Rero iby'Imana ni ibintu bihenze, ntabwo ari ibintu wava ngo biri hanze hariya, ahubwo Imana ikabatirika mbitange gutya
mbihereze uriya, mfate iki nyihereze uriya, kubera ko nshaka kuzamukoresha gutya na gutya. So ndumva aricyo nakubwiraho kuri icyo kibazo. Impamvu Yesu yavugiraga mu migani, hari abo yabaga ashaka kubwira, ariko yari azi neza ko ba Petero nyuma yaho bazabisobanurira abandi muri rusange igihe kigeze. Twakomeza rero ku murongo wa 18 kugira ngo wenda dusobanurire umugani nk'uko Yesu aramaze kuvuga. 18 reka wenda dufatanye dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko nimwumve umugani w'umubibyi. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubaraza agasahura ikibibwe mu mutima we, uwo niwe usa n'izibibwe mu nzira. 19 uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubaraza agasahura ikibibwe mu mutima we. Aho niho duhera. Uriya muntu Yesu yavuze ngo uhagarariwe n'imbuto zaguye mu nzira, ni umuntu wumva ijambo ry'Imana ntarimenye. Uwo muntu wumvisha ijambo ntarimenye, umubi Satani araza akahita aritwara akaryiba. Abantu bariho dufata urusengero runaka, abantu bari kuvuga ijambo ry'Imana, bari kwigisha. Iyo umwigisha ari kwigisha ijambo ry'Imana, ntabwo abantu bari imbere bose bashobora kumva iryo jambo, ntabwo bishoboka. Haba harimo ibice bitandukanye. Hari abantu basa na za mbuto zizagwa mu nzira, hari abantu basa n'imbuto zizagwa ku kara cyangwa se ahantu hari ubutaka bukeya, hari abantu basa n'imbuto zizagwa mu butaka bwiza ariko burimo amahwa, hari abantu basa n'imbuto zizagwa mu butaka bwiza. Nawe levo ya mbere ni abantu bumva ijambo ry'Imana ntibarimenye. Mbega igihombo gikomeye kudasobanukirwa ijambo ry'Imana, bihereza uburenganzira Satani kugira ngo aze atware icyo kibibwe muri wowe. Uri kumva icyo kintu? Umuntu udukurikira ashaka kuba ati bundi se bitwaye iki utumvisha iryo jambo ry'Imana? Ni sawa, uzaryumva ubutaha. Ni kubera iki umuntu akwiriye gushishikarira kumva ijambo ry'Imana no kurisobanukirwa? Nuko mu ijambo, ngira ngo aya magambo turi kuganira wenda reka manze nkivuge, turi kuvuga ku mbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo. Mu ijambo harimo ubushobozi. Mu isaha ngaha iyo turema dukoresha amaboko, ariko mu buryo bw'Imana cyangwa mu buryo bw'umwuka, iyo turema cyangwa Imana irema ikoresha ijambo. Uri kumva icyo kintu? Ni nayo mpamvu umuntu wese akwiriye gushishikarira kumva ijambo ry'Imana. Ukwiriye gushishikarira gusoma icyanditswe ukagisobanukirwa, kumva umubwiriza ari kwigisha ugaharanira kumenya icyo ari kugira gute ari kwigisha. Kubera yuko niba ijambo ridafite umumaro, ntabwo kandi ari ukuvuga ngo ni amakuru gusa ngo gupfa kubimenya, ntabwo ari ngombwa ngo turyumve. Si ngombwa ngo dufate Bibiliya dusome, si ngombwa ngo tujye muri Bibiliya si ngombwa ngo tujye mu rusengero tujye kumva icyo pasiteri yigisha, niba ijambo ry'Imana ntacyo rigera gute ritumarira. Ariko ndagira wenda tutarakomeza aho ngaho, nifashishe ikindi cyanditswe kiri muri Yesaya 55 ku murongo wa 11, kivuga ngo niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Amen. Bikumva icyo kintu? Iyo Imana ivuze ijambo, iba ifite ikintu ishaka gukora ahantu iryo jambo rigiye. Iyo Imana iguhaye ijambo, iba ifite ikintu ishaka gukora mu buzima bwawe, kubera yuko Imana ikoresha ijambo. Wibuke Imana iri kurema isi. Bibiliya tubwira mu itangiriro igice cya mbere ngo Imana iravuga ngo habeho. Uri kumva icyo kintu? Habeho umucyo, habeho ibinyabuzima mu mazi, mu kirere, habeho. Ngo yamara kuvuga ngo habeho, kuko akatagira gute bikabaho. Iyo Imana igiye gukora iravuga. Niyo iyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe iravuga ijambo. Ahangaha Yesaya yaranditse avuga ngo uko niko bizagenda. Ntabwo ijambo Imana ivuga rizagaruka ridakoze icyo naritumye. Niba Imana iguhaye ijambo runaka, nuko hari ikintu ishaka ko gikoreka mu buzima bwawe. Satani rero arabizi
azi ko kugira ngo Imana ikore mu buzima bwawe yohereza ijambo. Niyo mpamvu adashaka kumva ijambo, niyo mpamvu adashaka ko unarisobanukirwa, kuko guhagarika ijambo mu buzima bwawe ni uguhagarika imirimo y'Imana. Uri kumva icyo kintu? Kera twajyaga twibaza impamvu, ngira ngo kandi sina kera gusa, umuntu ashoboraga kwicara kuri filime amasaha 3 cyangwa se kuri seri akava saa 3 z'ijoro akagera mu saa 10 mu gitondo akiri kureba seri ama episode 40 ingahe, atarasinzira, akimeze gutya gikanuye. Ariko wamuhereza ijambo ry'Imana cyangwa icyigisho iminota 30 akaba yatangiye kurota. Uri kumva icyo kintu? Kubera yuko mu ijambo hari imbaraga zindi zirwanya ijambo, ni imbaraga za Satani. Kubera ko Satani ntashaka ko imirimo y'Imana ikorwa mu buzima bwawe, niyo mpamvu agomba gukora ibishoboka byose agatuma udasoma Bibiliya cya mbere, agatuma udasobanukirwa ijambo, agatuma utabasha kujya kuri YouTube ngo ufate icyigisho cy'umukozi w'Imana ucyumve, ahubwo urascrolling ukajya ku bindi bidafite umumaro nk'uw'ijambo ry'Imana. Uri kumva icyo kintu? Kuko azi ko ibindi byose ni amagambo y'abantu, ni ibitekerezo by'abantu, ntacyo bizamara mu buzima bwawe, ntacyo bizarema mu buzima bwawe. Ibyinshi ni ibintu biba birimo biratrending uyu munsi, ejo bizaba bitafite n'ikintu biri buze kugira gute, bitagifite umumaro. Ariko ijambo ry'Imana, Imana ituma ku buzima bwawe ifite ikintu ishaka kugira gute, ishaka kurema. Nandi gushaka no gusobanura impamvu dukwiriye kumva ndetse tugashishikara no kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga, kuko nibwo buryo bwa mbere bwo kwakira imirimo y'Imana. Icyo Imana ishaka ko kuguhereza cyose ikinyuza mu ijambo. Niyo mpamvu hari irindi ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 104:20 ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Uri kumva? Imana ariyo ivuga ku nkuru y'Abisirayeli ngo ikohereza ijambo ikabakiza indwara. Umuganga yagiye kugukiza indwara gutera iki? Inshinge, aguha ibinini. Ariko Imana ngo ikohereza ijambo ikavugana nabo, yarangiza ikagira gute? Ikabakiza indwara. Nibutse umugani umwe, ntabwo ari umugani, ni inkuru imwe ya Yesu. Umugabo amusanze ati ngo umwana wanjye ararwaye. Yesu aramubwira ngo umwana wawe arakize, ni muzima. Ngo akurikiranye nyuma baririje, ngasanga umwanya Yesu yavuga rya jambo ngo umwana wawe ni muzima, uwo munota yabivugiyeho niwo munota umwana agire gute, yakiriyo. Akohereza ijambo rye akabakiza iki? Indwara. Nawe ni ngombwa gusobanukirwa mwene data ijambo ry'Imana, ntiwemere Satani ko kunyaga, kubera ko igituma ushobora kujya mu rusengero ntugire icyo cyura, igituma ubona nta mirimo y'Imana ikoreka mu buzima bwawe, igituma nta migisha runaka ubona iri kuba, ni uko utabasha kwakira iryo jambo ry'Imana ngo risobanukirwe. Imana tugire neza. Twongeye tugaruke no kuri wa murongo tuba turimo turasoma muri Matayo n'ubundi 13 ku murongo wa 20 niho twari tugeze. Nari mvuye ku murongo wa 19 avango ngo umuntu wese wumva ijambo ry'ubwami ntarimenye umubaraza akagira gute, akarisaba. Urumva ku muntu wumvishe ijambo bari kubwiriza uri gusoma nturisobanukirwe, umubaraza akahita kwiba. Ntago akwibye ijambo gusa rero, akwibye ibintu byose byari biherekeje rya jambo Imana yarohereje mu buzima bwawe. Niba ari ugukira arabikwibye, niba ari gutabarwa hari intambara rumaze iminsi urimo arabitwaye, niba ari uguhumurizwa n'Uwiteka arabijyanye, niba ari uguhabwa umugisha w'amafaranga runaka Imana ari guhaye arabijyanye, niba ari urubyaro Imana yarivuganye nawe akakubwira ngo abana n'umugisha uva ku Uwiteka, ibyo ntubisobanukirwe n'ubyumve. Satani agize gute? Arabitwaye kubera gusa kutumva iryo jambo. Mise nsobanukirwa, hari umuvandimwe wanjye yageze mu rusengero ahita asinzira direct. Ahita asinzira buri munsi buri saha ahita asinzira, akayoberwa ni igiki kijya mbere, kandi wasohoka gutya akaba ari maso ari conje ameze gutya. Noneho hanyuma yaba yicaye niyo byaratangiye kuririmba indirimbo ahita asinzira. Urumva iki nicyo ndi kuvuga. Satani azakwemera kuririmba, azakwemera gusirimba, azakwemerera gukora ibindi byose ushaka wakorana no mu nzu y'Imana no mu rusengero, ariko nibigera ku ijambo ry'Imana azakubuza.
ubutunzi ntazakwemerera, kuko azi ko iryo jambo ry'Imana niryo ryonyine rishobora gukora iki? Guhindura ubuzima bwawe. Reka nguhe urugero, ntabwo ari Imana gusa, no mu isi abakomeye ijambo ryabo rirubahwa cyane. Reka dutange nk'urugero, wenda ejo bundi muzi ko perezida Trump yatowe kugira ngo abe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akimara gutorwa, ibintu byinshi ku isi hose byose bihinduka. Hari byose byifunga, hari byose, kubera ko Trump yaraje avuga ngo ibi ngibi simbishaka, birasingiza gute. Utekereze, ari kuvuga ngo ibi simbishaka yicaye muri ofisi iri muri White House. Mu Rwanda ibintu bikahita bihinduka, mu Burundi bigahinduka, muri Kenya bigahinduka, mu bigo bifasha impunzi runaka ahantu hatandukanye ku isi bigahinduka. Ijambo Trump yavuze yicaye, kuko ijambo ry'umuyobozi, ry'umutegetsi rirakurikiranwa. Nawe niba ijambo rya Trump rishobora gukurikiranwa gutyo rigashyirwa mu bikorwa, how much more ijambo ry'Imana abamarayika bazarikurikirana mu buzima bwawe bakarisohoza. Ndagira ngo rero dusobanukirwe iki kintu, umuntu wese ajya aharanira kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 20 havuze gute? Ngo kandi usa n'izibibwe ku kara, uwo niwe wumva ijambo, kandi usa n'izibibwe ku kara, uwo niwe wumva ijambo, uwo mwanya akaryemera anezerewe, ntagire imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Uri kumva icyo kintu? Nawe usa n'izibibwe ku kara, aribyo biri kuvuga ngo ni umuntu wumva ijambo ry'Imana anezerewe. Dufite indi level y'abandi bantu bagera mu rusengero, wabwiriza bakishima cyane, bagahaguruka amen, haleluya, Imana ishimwe, koko bagize gute? Ukuri kandi yanezerewe. Ijambo ryamufashije, kandi wowe yanaryumvisha, yaryumvisha. Ngo ariko ngo iyo haciye umwanya mutoya hakaza kuza kurenganywa, amakuba azira rya jambo, ariruka. Ibi birasobanura iki rero? Hariho abantu benshi bashobora kumva ijambo ry'Imana, bagera mu buzima busanzwe, bavuye mu rusengero, bavuye muri biriya aho basomaga, wagera hariya hanze batangira kuvuga ngo ibi ngibi ntabwo turabiguha nudakora biriya, cyangwa se bagahitamo kukurenganya, bikaba ngombwa ko bagusaba gukora ikindi kintu kitari cyiza nk'umukristo. Bagenzi bakaba ngo tugambanire runaka, nibwo biri buze kugenda neza, nibwo tubuze kubona promotion, nibwo tubuze kubona kiriya, tugambanira muntu. Cyangwa se nawe bakakugabaho igitero, ntuhagare mu byanditswe, ukaba ati nubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo dukiranuke, ntitukavuge n'abandi, tugahemukira abandi, ugiye kumuhemukira. Ibyo biroroshye, kuko ngo mwene data yambuze no mu rusengero, ngiye mbivuyemo. Icyo ndi kuvuga aha ngaha, nubwo hari izi mbabazi z'Imana izakubabarira icyo cyaha rwose, nta rubanza, ariko buriya buzima bwaremetse ku buzima bwawe ntabwo buzavaho ngo kubera ko wakira imbabazi z'ikindi gitabo wifunguye, cya gitabo kindi wafunguye. Niyo mpamvu ari byiza yuko umuntu agira kwirinda ikibi, ukirinde. Imbabazi yego zirahari, ariko ingaruka zo ntabwo zigira gute, ntizivaho. Dawidi yarasambanye, aza kugira gute, umwana wavutse arapfa. Imana yaramubabariye, arasenga ngo Imana imubabarire, Imana iramubabarira, ariko umwana agira gute, arapfa. Ntabwo ari umwana apfuye gusa, ahubwo hari n'undi muvumo runaka wamukurikiranye uvuye ku busambanyi. Bwarakeye umuhungu witwaga Abusalomu ashaka kumutera kudeta. Dawidi arasohoka ajya hehe? Agenda mu ishyamba ajya kwirukanka. Imana ivugira mu muhanuzi, iramubwira ngo wowe wabikoreye mu bwihisho, ngo ariko njyewe nzabikorera, nzakwishyura mbikoreye ku karubanda. Usino umuhungu wa Abusalomu yamukoreye. Abusalomu yaragiye afata abagore bose basi, inshoreke zose zasi, ahamagara Abisirayeli bose bajya, ni nko gufata nka stade runaka bakajyamo, agafata umugore wa mbere wasi akaryamana imbere y'Abisirayeli bose.
Dawidi asenze wibuke ngo Imana yamubabariye, yinginze Imana yagize gute yamubabariye, ariko ari kwirukanka amashyamba, abagore be barimo bararyamana cyangwa se bari gufatwa n'umuhungu we n'ibindi bintu byinshi. Barakibana arambwira ngo uraza guhitamo muri bino bihano bitatu. Arambwira niba haze kuza ibyorezo, nyine habaho ibintu byinshi, yet hari imbabazi z'iki z'Imana, ariko ingaruka z'icyaha zo ntabwo zivaho. Mwene data rero icyo ndi kuvuga aha ngaha ni niba Imana ivuga ngo iki ntukagikore koko, niba ivuga ngo kiriya si cyiza, kiriya ntabwo ari cyiza, bizagufasha mu buzima bwawe kandi bizagwa ko ubuzima Imana yakugeneye. Abantu benshi babayeho ubuzima Imana itabageneye kubera ko bavuga ngo kiriya ngo ninyikora umuntu aza gusaba Imana imbabazi. Yego waragikoze usaba Imana imbabazi, ariko hari ibintu byinshi uri kurwana nabyo. Ubuzima urimo buri kukuvuna kubera ko wahisemo ubuzima butandukanye n'ubw'Imana yakugeneye. Hari indirimbo ivuga ngo buri muntu wese Imana imuremera Edeni. Buri muntu wese Imana imuremera Edeni akivuka. Iba yaramuremeye Edeni ni nk'igitabo imuremera. Hanyuma sasa twebwe tugashaka kwiyemera icyacu gitabo gitandukanye na cya kindi Yesu cyangwa Imana yaturemeye. Rero ni nk'ibyo bintu biba, hanyuma buri wese akicira inzira Imana itamuremeye, yarangiza akagenda akabonamo mu mahwa, akagwa mu mahwa. Ni nk'ibyo ngibyo. Ni ibyo ngibyo turi kuvuga. Niyo mpamvu turi kuvuga ngo izi mbuto Bibiliya cyangwa se Yesu yavuze ngo zaguye mu mahwa, araziniga. Ni abantu ubundi twakaba tuvuga ngo ni abakristo, yewe babandi bumva ijambo ry'Imana bakarisobanukirwa, yewe babandi bamwe bajya banaryigisha bo ubwabo, ariko bitewe n'inyungu runaka, bitewe n'ibyo bashaka kugeraho, bagahitamo kudakurikiza ijambo ry'Imana, bakanyerera. Mwene data ndakwinginze, ntuzareka gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga kubera amafaranga, kubera kuva mu visa kujya mu gihugu kindi, kubera poromosiyo y'akazi, kubera kubona akazi, kubera inyungu izo arizo zose z'isi. Ntuzareke guhamya Imana kugira ngo ukunde ubone ikintu runaka, ahubwo ujye uhamya Imana, kubera ko kudahamya Imana bigutransferinga, bikuvana mu buzima bw'Imana bikagutwara mu buzima bwa Satani. Ubwo ubuzima ni ubuzima bubi, ni ubuzima bw'intambara, ni ubuzima bw'amagorwa. Ni ahantu uzagenda ukajya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa ahirwa abakubitwa, abafatwa nabi, ibibazo byose bibageraho ku bwanjye, bakihangana. Ibyo nibyo at the end of time Imana ikugirira neza. Hanyuma rero dukomeje kugira ngo tutaza gutinda cyane, tugere ku mbuto za nyuma cyangwa se ku kintu cya nyuma Yesu yavuze. Yaravuze ngo tugeze ku murongo wa 20 munyemere dukomeze. Twari tugeze ku murongo wa 23 ngo kandi usa n'izibibwe mu butaka bwiza, uwo niwe wumva ijambo akarimenya, akera imbuto, umwe 100, undi 60, undi 30. Uri kumva aho usazamo ka kantu? Kandi usa n'izibibwe mu butaka bwiza, uwo numva ijambo akarimenya. Cyambere ni ukurimenya, kuko kuri wa wundi zaguye mu nzira ntiyarimenye, none kuri uyu nguyu ziguye mu butaka bwiza ararimenya. Yamara kumenya iryo jambo, akaza no gukora icyo rigize gute rimusaba, ngakera imbuto, umwe 100, 60, 30. Aba bantu rero nibo bari mu nzira ijya mu ijuru. Aba bantu nibo bakira ubuzima Imana ibaha. Niba ijambo rivuga gukira riramukiza, rivuga kubohora riramubohora, rivuga amahoro riramuhesha amahoro, rivuga umugisha riramuhesha umugisha, kubera ko ari mu buzima Imana imushakamo. We soko mu by'ukuri atari ibimugerageza. Uyu nguyu yarimenye, aho kugeragezwa arageragezwa ariko arihangana. Aho yabonaga izindi nyungu yanyura hariya akanyura hariya akazigeramo, ibyo nabyo arabyirengagiza, ahitamo kwera imbuto. Yesu yaravuze ijambo aravuga ngo iki nicyo kigaragaza ko mukunda Data, ngo nuko mwera imbuto
nyinshi. Iki nicyo kigaragaza ko muri abigishwa banjye, ni uko mwera iki? Imbuto. Iki nicyo kigaragaza ko ufitanye isano n'Imana, uri mu rugendo rujya mu ijuru, ni uko uzera imbuto. Kwera imbuto rero ni iki? Ni uguhamya aho ugomba guhamya, ugakora imirimo myiza ukwiriye gukora, ukagenda mu rukundo aho ukwiriye kugenda mu rukundo, ibyo kwirinda ukabyirinda. Wibuka inkuru ya Yozefu. Yozefu uburyo ki wa mugore muka Potifari, uriya mugore yari afite ubushobozi runaka ku buzima bwa Yozefu. ahubwo Yozefu yari no kwemera. Yozefu iyo aza kwemera akemera kuryamana na muka Potifari, yari kwita ahari tangira kujya ahabwa keya zindi, akitabwaho mu bundi buryo zo muri uwo mwanya. Ariko ikindi gitabo yifungure. Mu gitabo cy'Imana harimo ko agomba kuva aho ngaho ashwanya na muka Potifari, akajya muri gereza, akava muri gereza ajya ku ntebe y'ubwami. Mu gitabo kindi cyari kiri kuza imbere turimo turareba, harimo kuryamana na muka Potifari, ubuzima bwe bwose akazabumara ari imbata ya muka Potifari. Kandi burabwa no gucya mu gitondo agashwana na Potifari nyururugo, agakubita ingegera akagira gute, akayirukana. None ugasanga asubiye iyo ngiyo. Ariko Yozefu ahitamo guhamya, arabaho nubwo hari n'inyungu runaka zisi zagaye gato kuryamana n'uyu mugore, misemo kubyanga, ndahamya nkomeje ku isezerano ry'Imana. Arabaho ni gute nacumura ku Uwiteka kubw'inyungu iyo ari yose. Arabaho sinacumura ku Uwiteka, yemera kurenganywa, ajya muri gereza, ndikumva azira ijambo, azira gukiranuka. Ndi gutekereza abantu babyemera muri no minsi, abantu babyemera nka muka perezida akubwiye ngo aragushaka, cyangwa se tuvuye kuri muka perezida, ubu usanga umuntu akora mu kigo ahantu muri kampani, boss we na nyiri ikigo uri hejuru ye mukoresha, akavuga ati tuzahore kuri hoteli ahantu, akabyemera. icyo ni ikindi gitabo wifungura, aho hantu karamfashije. So rero Yozefu ahangaha ahitamo gukurikira Imana. Amen. Ahamya Imana. Nicyo turi kugusaba, nawe uzabe nka Yozefu. Nugera ahantu biri ngombwa kuhitamo ukiranukira Imana, cyangwa se ugafata inyungu z'isi, uzahitemo ube nka Yozefu ukiranukira iki? Imana, wera imbuto. Kandi niwera imbuto uzaguma mu gitabo Imana yakwanditseho, uzaguma mu buzima Imana yakugeneye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Uyu mugani rero usobanura ibintu byinshi, twari turi kuvuga tubwira abantu kugira ngo bashishikare kumenya ijambo ry'Imana, imbaraga ziba mu ijambo. Ijambo rirakiza, ijambo rirabohora, ijambo rizana umugisha, ijambo rikora ibintu byinshi mu buzima bw'umukristo. Rero uharanire kurimenya, ntugatume umwigisha yigisha ngo agire ikintu kigucika. Ntugatume usoma Bibiliya ngo hagire ikintu utamenya. Niba hari icyo utamenye baza, niba hari icyo utari kumva shakisha umuntu ukurusha, umusobanuze kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Kuko niwamara gusobanukirwa uzakira ubuzima bw'iby'Imana ishaka ku buzima bwawe. Soreza kuri iki cyanditso kiri muri Hosea 4:6 kivuga ngo ubwoko bwanjye burapfuye bwishwe no kutamenya. Like ignorance cyangwa se lack of knowledge, kutamenya bizana urupfu. Imana irashaka kuguha umugisha, Imana irashaka kugira neza, Imana irashaka kuguhindura amateka, ariko kubw'ubujiji, kubwo kutamenya, kubwo kudasobanukirwa ijambo ngo wakire ijambo mu buzima bwawe, birakuzanira urupfu, birakuzanira ubuzima bupfuye, birakuzanira ubwo butindi, birakuzanira ubuzima budafututse na gatoya. Ndakwinginga guharanira kumenya iki ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe, kubera ko Imana aravuga ngo ntirizagaruka ijambo ryanjye ridakoze icyo naritumye ku buzima bwawe. Imana irashaka gukora imirimo mu buzima bwawe, kandi yohereje intumwa y'ijambo ry'Imana kugira ngo riguhindure, uryakire, uharanire kurimenya. Mbashimiye cyane kubw'umwanya wanyu no gutega amatwi rino jambo ry'Imana, kandi nawe Kristian, Imana iguha umugisha. Ino nsanganyamatsiko wazanye ni nziza cyane, narikunze nanjye hari ukundi kumva rino jambo rinyubatse, ngiye kurushaho guharanira kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Sinzongera kwemera ko hari irindi jambo ryancika ntarimenye. Imana iguha umugisha. Amen. Imana ibaho umugisha cyane, wakoze kudutega amatwi, kuduha umwanya wawe, wakoze. Imana iguha umugisha, ikugire neza.
umugisha w'Imana n'ubuntu bw'Imana birushaho kuba mu buzima bwawe. So Christelle urakoze cyane rero, reka tugarukire ahangaha. Ngira ngo iki kiganiro naho utaha tuzongera n'ubundi nakagaruka. Tubwira umuntu wese udukurikiye atarasubscribing, please, iyo niyo support twagusaba, ntabwo tugusabye amafaranga, ntitugusabye, ariko nusubscribinga urafatanyije natwe kwamamaza ubutumwa bw'Imana, urafatanyije kubera yuko iyo wasubscribinze bigufasha kwakira iryo jambo, ariko kandi nanone bikadufasha no kugeza iryo jambo ku bandi. Subscribe, usharinge, uraza kufatanyije natwe mu murimo w'Imana. Imana umwijima w'umugisha. Shalom shalom. Shalom.